abandi bakinnyi baza kongera kwisanga mu Mavubi. Fabrice twaganiriye nyuma gutwara iyi minota 2 n'ibidahagije nejo twabigarukaho. Shema Fabrice yatubwiye ngo umukuru w'igihugu kuri ababicaranye muri stade ngo yarababwiwe iwe na Minister Neri, Minister wa Sports, ngo ibi nibyo twifuza, ngo kandi igihugu kera cyari gifite amikoro make, ubu hari amikoro nta cyatunanira. Yabahaye green light mu gukora mu mutungo w'igihugu bagashaka abakinnyi. Niyo mpamvu umuntu witwa Trezor ukina muri Burnley, niyo mpamvu umuntu witwa Warren Kamanzi, Trezor w'ababyeyi bari no mu Rwanda, niyo mpamvu akina muri Warren Kamanzi wa Strasbourg, no Strasbourg ni wa Toulouse, ndetse n'umusore wo muri Groningen witwa Noah Emeran. Perezida wa Federasiyo yanyemereye yuko bari kubaganiriza kandi igihugu cyiteguye kubaha ibyo bakeneye bakazaza kudukinira. Yavuze ko bigeze kuri 80% bose baganira. Trezor we n'umuntu we bari yahamagawe ndetse n'ababyeyi be bari n'abareba. Yego byihariye yanavuze ko usibye na green light ya His Excellency ngo burya namenye ko saa 4 z'ijoro yaganiriye n'umubyeyi w'izi mpanga ndetse na Jacques, bano bahungu batatu bakina muri Azerbaijan. Ngo yabiye president ubwe niwe bakiriye kuri federation saa 4 z'ijoro bari kumwe na papa wabo bakinnyi, ibyo yabemereye nta ubiza, ariko ewana ngo babemereye ibintu bifatika byatumye bemera gukina u Rwanda. Burya aba bana aho bahuriye n'u Rwanda abantu bibaza ni ukuvuga ngo se ubabyara nyina n'umunyarwandakazi, ise akaba umubirigi, no ngo se kuri abari abana n'umubirigi ariko nyine w'umwirabura, hanyuma nyina akaba umunyarwandakazi. Bano batatu. So ubwo rero navuga ngo imbere mwumve ko ari heza, turakira abandi bakinnyi bashya kandi bakomeye. His Excellency aranababwira ati muhere no kuri izi Sekafa n'amakrebe mushyiremo imbaraga, ati tugerageze dutware ibikombe hano. So hari icyizere mu by'ukuri. Felicitation kuba dufashije nyine kugira ngo ibintu bigende neza. Uwa mbere uhabwa credit umufana mukuru n'umukuru w'igihugu, hagakurikiraho nyine ministeri ndetse na federation n'abakinnyi bacu n'umutoza n'abanyarwanda n'abafana. Campaign igenze neza kandi imbere ni heza ko twishimira RBS mwabonye ishusho ryiza cyane kuri radio, ibintu byari bimeze neza. Oya Fasiriz yongeye gushyira yongeye gukora itandukaniro. Olivier iyo dufite umupira ko akinisha ibirenge, Kavita ndetse na Ange basa n'abagiye ku mpande, kuko birumvikana nyine agomba gusa naho aribo bajya ku ruhande kugira ngo bazamure Kagege ndetse na Claude basa n'abegeye hagati mu kibuga. Iyo Kagege na Claude binjiye hagati mu kibuga bagahagarara na Jihad ndetse na Casemiro, urumva baba bagiye kuba bane hagati kuko dufite umupira, harasigara babiri nyuma Kavita ndetse na Ange. Hanyuma bigahita bituma kuko bagiye ku mpande baba winga aribo Jacques ndetse na Georgia. Jacques kuko ariwe mwiza cyane mu gukina, asa n'uje gukina 10, ahita azimbere yabo bakinnyi babiri Casemiro ndetse na Jihad, akajya mu bitugu bya Biramahira Bedi, ahubwo umuvandimwe we ariwe Joy Lance Michels agasebera ku ruhande cyangwa se akava kuri attack akajya ku ruhande, hanyuma Georgia nawe akaba ari ku rundi ruhande. Inada waziyo dufite umupira turi kuwusohora, ni ukuvuga ngo tuba dufite aba defenseurs babiri basigaye inyuma mu cyo twita rest defense cyangwa se bacubya mu gihe ikipe yaba itwatatse, hanyuma tugahita tugira bane hagati kushe yindi y'abakinnyi bane. Abo bane bagizwe na Claude wazamutse waje hagati mu kibuga, na Kagege wazamutse waje hagati mu kibuga ariko bagayiza impande ku murongo wanyuma ikibuga kabiri, mu gihe wenda haza wenda no kuba overlap biraza kuba mugaragaraza kubisobanura, ndetse na mediateur babiri basanzwe bateganye birumvikana Casemiro ndetse na mugenzi we ariwe Jihad. Imbere yabo Jacques ahita aba playmaker, ahita kina 10 ko ntitugira playmaker burya muri systeme. Hanyuma aba bakinnyi bakina ku ruhande baba pasa Biramahira Bedi. Bidufashe iki rero iyo dushyize abo bakinnyi, urumva ko niba tuzama aba defenseurs babiri tukongera kwa mediateur babiri bakaba bane, ukongeraho na Jacques waje muri role ya nimero 10, bita tuba batanu hagati. Iyo dufite umupira turwana n'icyo bita territorial dominion, kuba benshi hagati, overloading. Kubera iki tugomba overloading hagati? Nuko hagati niho wubakira igitego ujyana imipira birumvikana imbere, ni nuko hagati ariho mu gihe watakaza umupira wakenera guhita urekiperera, kuko urumva tuba dufite babiri gusa muri rest defense. Ibyo rero niko ubundi twakinnye na Grenada ariko twahuye na Estonia none itwima umupira cyangwa se mu minota ya mbere kubyo warumbajije iposesinga cyane kuturusha, bisaba yuko dusubira inyuma mo gato kuko ntitwagize umupira kenshi cyane.
mu gusubira inyuma rero noneho ubwo ni mu gihe tudafite umupira uburyo tudefandamo nabyo bifite ishusho yoroshye. Biramahire Bedi akora icyo bita line ya mbere ya defense niwe uyikorera pressing wenyine kuko Estonia yakinaga 3 5 2 umva rifite 5 hagati bari benshi byasabaga yuko twisanisha n'uburyo mediane yafitemo abantu benshi. So batatu rero ba defenseur umuntu ukora pressing wenyine wa mbere ni Biramahire ukora akazi keza cyane travail sans ballon. Noneho waza kuri ligne ya kabiri cyangwa se nyite umurongo wa kabiri uri inyuma ye niwo ugomba kuba urimo Georgia ukabamo uyu musore Jacques Michaels ukina 10 nyine abaje gukina 10 avuye ku ruhande hanyuma Michaels Lance Joy akajya ku ruhande umuvandimwe we Jacques yarariho ntango baswitchinga position. Ariyo mpamvu ubwo nkunganiye ariyo mpamvu twabonye igitego cya mbere cyubatswe na Joy Lance Michaels aciye ku ruhande urakoze cyane. Icyo bita interchanging positions ntango ajya gupressingira ku ruhande hanyuma umuvandimwe akaza muri mediane ariwe Jacques we yambara 13 George akaguma ku rundi ruhande. Hanyuma tugira abarekiperateri babiri icyo gihe iyo tudafite umupira ni Casemiro ndetse na Jihad nk'ibisanzwe ntabwo dukina icyo bita sisi solo abantu babyumve. Iyo turi kudefanda Jihad araza akegera ku murongo umwe na Casemiro kugira ngo bakore ibyo bita kurekipera bateganye cyangwa bari ku murongo umwe no kugira ngo umwe ase n'ukuvura iburyo undi bumoso. Hanyuma iyo turimo kudefanda ikintu cya mbere Constantine akomeyeho naganeye na Mutsinzi Ange Jimmy ni ikintu cyitwa tactique ategeka ko mu gihe tudafite umupira aba defenseur bacu bagomba guhagara mu cyo bita natural positions zabo. 2 guma kuri 2 3 guma kuri 3 4 na 5 muhagaraye mu mutima wa defense ni ukuvuga ngo arwana cyane nuko movement ziri bukorwe n'abakinnyi bari kuri ya ligne ya Casemiro na Jihad na ya ligne yindi irimo umuntu witwa Georgia umuntu witwa Jacques Michaels ndetse n'umuntu witwa Joy Lance Michaels. Arwana nuko abakinnyi aribo bagenda basohoka wenda ava mu mwanya we ajya gufasha mugenzi we wenda bari kugarijwe wenda ajya gutanga support ahandi. No kuvuga ngo icyo bita shape ya defense ntago bashaka kwihungabana ngo aba defenseur guma mu mwanya wawe babandi bacu niyo mpamvu umuzamu wacu nta shot ntakati nyinshi igeze bamutera that thing yo kuba muri natural positions zanyu. Hanyuma aba mediateri aba barekiperateri na baba winga aribo barwana n'iki tubona cyitwa kubuja barwana no gutravail bashaka baro erega baba ari 5 byumve abo bantu baba bari muri travail usibye Biramahire uguma inyuma no ba defenseur bamwe baguma muri natural positions zabo ariko abantu harimo Jihad hakabamo Casemiro hakabamo Jacques hakabamo Lance hakabamo George n'abakinnyi bahagije bo gushasa baro niyo travail yabo. Kwa kundi ubona umukinnyi akiruka umupira ugiye akajyaye nujya no korana muri remplacement akora niba akuramo cyane muri remplacement akuramo Joy Lance Michaels muri remplacement akuramo Georgia muri remplacement akuramo Biramahire Bedi wenda usimburwa n'undi mwataka donc akora kuri yo ligne imbere cyane na Jacques amukuramo ne kuko nko kumusu amukomka ko abakoresha imbaraga yego abo ngabo niba akoraho cyane kubera ko n'ubundi nibo baba bakoze travail sambaro cyane na avec igane muri icyo muri ubwo buryo bwo kudefana na kunganiraho urebe mu buryo ahantu baro yabagiri uvuga ngo nubirebera mu buryo bw'igishushanyo byanze bikunze hagomba kuba ari triangle y'abakinnyi. Niba tuvuge baro iri ku ruhande rw'ibumoso ubwo rw'u Rwanda ruriho Jacques ruriho ndetse na niyo mugabo Claude mu gushasa baro uvuga ngo Jacques abahari Jihad ajyayo na niyo mugabo Claude uvuga ngo bakora triangle ku buryo hahantu barimo irakinirwa uvuga ngo bakora triangle baro niba bashaka kwisubiza mu kibuga cyabo Jacques areta ari bugufi ku buryo ahita ajya gukora pressing kuri umuntu bawuhaye. Hanyuma niba bashaka kunyuza hagati Jihad araza gukora pressing niba bashaka kunyura ku ruhande bakoresheje wide witwa niyo mugabo Claude arabahari uko niyo mugabo Claude ari Jacques biraza kumworera ko aza kuza Jihad biraza kuza kumworera ko aza kuba hari ku buryo pressing cyangwa se kwa ukoresha imbaraga nyinshi mu gushaka umupira usanga ikipe y'u Rwanda imwe yakoresha imbaraga nyinshi ku buryo muri yo kudefanda na espace nyinshi ku ikipe y'igihugu. Nubwo tuvuga ko ku munsi wa Estonia yatangiranye position yabo yegiraga iri mu kibuga cyabo ino mu kibuga ariko nuvuga ngo yajya muri front court cyangwa se mu kibuga cy'Amavubi nuvuga ngo iyo position yatakana kubera ko pressing iri kwego hejuru. Ibyo bitandukanye nuko twabanaga ku ngoma zashize wasangaga buri gihe ngira ngo rega nagiye bikoreka kenshi kuko iyo turi hano hejuru
ku banyamakuru uko kiba gicuramye